Shimira kugabura kimwe mukomeza mukore subscribe share and comment ndasuza Shani na Serine bashaka kubibyamamara Bo turizera ko bari buze kubigukorera kandi abakunzi bacu tumaje kugira bamaje kuba umuryango mugari kandi turizera ko bari buze kubigukorera sibyo. Appreciate. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Thank you. Bakiraho. Bo gira amagambo abirabi. So guys, umwifuriza isabukuru nziza. Mutese wese turakenewe. Yes muraho neza abakunzi ba Lifetime TV twizere ko meze neza kandi mugumye kurindirwa mu buntu bw'Imana nkuko tuhora tubifuriza. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri umwe muri bari abantu muri kureba muri kamera zanyu cyangwa se muri screen zanyu za telefone za TV bitewe naho muri muze maze tugira icyo tumwifuriza kuri uyu munsi wiwe. Reka tuze kumuha umwanya agira icyo atwibwirira cyane ko yaranakumbuye hari hanashize n'iminsi tutamubona tutamenya amakuru ye tutabasha kumva uko ubuzima bwe bumeze, ariko uyu munsi yagarutse ari muri vibes zimeze ukuntu kandi afite n'ikintu ari buze kubwira cyangwa se ari buze gusaba abakunzi ba Lifetime TV n'abakunzi be. By the way ndizera ko amaje no kugira abakunzi benshi cyane nsigaye mbora n'ibintu n'iki ku ma live n'iki n'ibyo. Bo muraho neza abakobwa? Muraho neza. It's been a long time my guy. My guy. Izo vibes noneho muzikuye he? Tunaziona na Destiny Simi and MD. Yeah, tuzere ko mumeze neza natwe tumeze neza. Life is Gucci. Vibe, try vibe. Hano hari urubebe rwavutse none rufite igishagari. Niyo murara afite? Yeah. Yes, mumeze mute? Tumeze fresh guys yambiri. Hari hashize iminsi. I miss it. Hari hashize iminsi. Yeah. Yes. Babwira akantu nari mbakumbuye. Yes. Nari mbakumbuye hari hashize igihe kinini n'ukuri n'abaheruka. As serious. Oya ngende seriye. Nose Meeting. Yeah. Meeting. ntari seriye ntabwo nari kubibabwirira kuri kamera sibyo, ariko kuba mbibabwiye gutya hari hashize igihe kinini hafi ukwezi igihugu man. kandi Abantu baratandukana kandi bari mu gihugu kimwe Ukagenda ukagura umuntu. ahandi ngo byo bimeze mute? twari tumeze wanene Nibyo aba sister aba brother aba boy n'iki byose Bose barashima Imana. bose barashima Imana, ariko murara ufite n'iki shaka ni kwa kundi tu Kadukumbuye abantu kandi tutabizi batako. nibyo. Sako bavanga kari ku mutima gasesekara. Suze. Mbo mugira icyo mutubwira tuhere kuri mama Drip cyane ko ndi buze kukugaruka uraza kugira umwanya wihariye unyita Simi kubera ko ufite ikintu cy'ingenzi urubuze kugeza ku bakunzi ba Lifetime TV nkuko wakitubwiye kare, ariko ni byiza kuri buze kukibibwirira sibyo. Mbo mama Drip amakuru y'imisi ni wane nawe ujya ukatamo umeze ute? nimeze fresh Ni ukuri sha warashize igihe nababona shanese ako se mwe ntimwari munkumbuye kweli. Yego, nose. Ngaho basi mugira icyo mumbwira abakunzi ba Lifetime TV. ikiyambi kinini Mva. Kazo gukumbuye, dukumbuye gukora vlog. You know? Lifetime TV abantu baho imbere ya kamera. yego Not not me. Bo mama Drip Arahakora iki? no twari turi uze ko kamubariza inyuma ya kamera. Nkumbuye abantu banje abantu bo kuri Lifetime TV Bakubona biciye muri kamera. Uko ufite nimero zanjye da bambwiye nzi pininge. Yes mama Drip niho narindiho amakuru y'imisi igihe cyagishize ni kinini waruhugiye mu duki. Neze fresh nari mugiye mukira amasomo no kuryama Nibyo n'akazi kenshi. akazi kenshi ubu
muri iyi minsi usigaye ukora iki ko numvishe ngo usigaye uri bize cyane sigaye ndi mu kazi tu mu kazi hari ibiboro ndi kwiga bijyanye no kudrivinga ahubwo aba lifetime tv muzabe tubatendeke mubatendeke kandi hano uzi ko iyo tubatendeke mu modoka biremewe se burya mubaze nimba arayimenya kugira umanzu ntayo nzi ariko nibyo nshaka guseseramo ubwo ni sawa ubwo wabyinjiyemo mbo none se igihe gishize ni kinini ndashaka kubwira abakunzi ba Lifetime TV ni uduki twari twaraguhugije ibintu byari bimpugirije guys ni amasomo no guys mureke mubwira ka ariko nguciye mu ndambo ni amasomo aka amasomo ararangira rero ikintu cyari ntabwo dusubira mu kayi ntabwo ni amasomo ntazi no gusoma igitabo ndabivuze nibyo ubwo uri kumubeshyera cyangwa uri kuvuga ukuri njye ntabwo nzi gusoma arabizi ntabwo nzi gusoma igitabo cy'ururimi rwa hano okay ubwo turaza kugera ufata akanya tuze kuganira mu rurimi rwa aha ngaha turebe aho bigeze sibyo hoya ndavuze mwebwe hari undi muri kubona muhetse se mama drip no nkiriho amakuru icyumweru gishize ikindi gishize wari icyumweru nahuriyemo n'agahinda aho iki cyumweru nahuriyemo n'agahinda aho ibyishimo aho ibintu bijyanye apana iby'ishuri nyine no kwiga none se kutari kwinjira muri kutabyinjiramo neza kugira tuguhe pore sibyo tuguhe pore byinjiremo neza mbabukuri aho byukuri abe open so guys ibihe bishize narababaye narishimye niza abantu nose siyo mpamvu nyine ndi kukubaza wari umeze ute wari ugiye mu duki ngo nari meze neza ngo namege mu mashuri kuki utari kuduhereza ukuri yajyaga no ku ishuri ndabizi ariko hari akantu ushaka kuvuga neza ntabwo habayemo akantu ko kubabara kuko ntabwo umuntu uri normal always ahora yishimye ntabwo ukeneye ko tuza kwifuriza bamwe ibintu byiza n'abandi tubihanganishe tubihanganishe pe abo kwanganisha abo barahari tugomba kubomora imitima abakomeretse tukabomora nibyo niko byavuze niko tuba tubishaka ihangane ntabwo turi bubyinjiremo in deep ntushaka mubijyamo biri ntabwo turi bubijyemo uyu munsi nakijijwe ntabwo ndi buze guta umukunzi wanjye ababana ni mu bibiri yego ese arishimye kuki mutari kugira ndi kubaza abafana muri cyumweru cyose bino bihe bishize baba barishimye gusa none se mama drip tubwiriye ibihe byiza wagize mu gihe gishize n'ibihe bitagushimishije wanyuzemo ariko ni igihe ni mu bihe byiza ibihe byiza n'ibihe bitagushimishije ni ibihe byakubereye binini cyane cyangwa se byatinze ibyambereye binini cyane ni ibi byatewe n'iki byaturutse kuki bigeraho babara kuriya umuntu arababara bro agaturika igitima ariko hari abantu bakomeretsa imitima y'abantu oya tubwiza ukuri impamvu n'uburyo wari usigaye umuvugamo ukuntu I love myself n'iki I love myself, I'm proud of myself ako kantu niko kari keze niko kari keze hari n'umuntu wambajije ngo wayo usigaye wandika I love myself ugira ngo ni nyenye dusobanure ni benshi bakeneye kumenya ubusobanuro nyine wasanga ari nabo ndi kubariza bambajije kare ariko njye nsigaye nikunda man I love myself uyu munsi nta kumena umuceri dushaka ko tubwiza abantu kuri nyine impamvu na postingaga muri iyi minsi ndi kwikunda cyane kurusha abandi kandi ubusanzwe hari umuntu nyine nakundaga birenze uko nyine nikunda ariko ubu ndimo
nandi bo kwikora nk'umuganda nyine bavuga ati kanikundemo tuvuge kuri kwisobanukirwa se ahubwo nyine hari ukuntu ukunda umuntu ukarenza kurusha uko wowe wikunda bigasaba ngo kansubire inyuma nanjye nirebeho inkuru usagutse ku buzima bwawe ubundi se gute ukunda umuntu kurusha uko wikunda njye ntabwo buriya mani seriye sindi kubeshya ntabwo njye nikunda cyane sinzi impamvu nibyo seriye ntabwo nikunda cyane mani biragusa mani bagakate hari umuntu umbwiye ngo biragusa ibiki ko wikunda cyane mama bivuze nuko njye nanga guys impamvu nabivuga urabivuge impamvu bivuze hari igihe ajya ashaka gushyira ibintu kuri iyi cano bitabashimisha byo kujya mu by'isi imibumbe nshaka gushyira n'abagatanazi tukamubwira ati demu buro mama drip nanze kukuvaho ntagize icyo nkubaza utagira ngo hari ibyo ntazi cyangwa se hari ibyo nzi sibyo umva nkubwire nyine niyo mpamvu ngemba ngira ngo uyu munsi nanze kumena umuceri kugira ngo tukunyureho nyir'ubwite bitwibwirire reka twigire ku mukobwa mwiza ufite iwi neza biri gusesekara no kumu sha tubwire uyu munsi bimeze ute guys kameze Gucci muri no misi nishimye ko nanjye cyashize mbabaye kubuno I am so happy. Yeah. I am so happy. Yes, tubwira impamvu uyu munsi ufite vibes ziri kuri urwo rwego. Ubundi umuntu wavutse bafite kwishima. Bana unambwira ngo wavutse aragura. Tambare munambwira mfite na VPC. Mfite na mobile money. Bagute? Bagute? Harya wavutse se ugurara? Oya da uruhinja se ruvuka rufite igiceri mu ntoki. Ahubwo wayi mutamu umuntu wavutse. Bagutema. Bansemo kowe. Nukuri. By the way. Ndi kwanga kwihuta mu bintu byawe sibyo. Bwira abakunzi ba Lifetime TV, ubwira abakunzi bawe, ubwira abafana bawe, ubwire ba bantu ba Kando. Do you know about Kando? Bamwe ba inbox. Sibyo numara kwibabwira ubabwire uyu munsi ari umunsi nyabaki kuri wowe ni umunsi ki kuri wewe apana kuri ngewe apana kuri mama Drip kuri wewe no umunsi ki so guys cyakoze first of all kabisa ko nako akanyururu eba nkunze uburyo ukanyorosheje so guys emosi nyeto nabaye baby gusa nyine kuba umuntu akura nyine kandi agakura meze neza nubwo byine byose bitagendeza ko umuntu abakura nyine so we byishimo uretse datuma mvugishwa bakwitondeshe take time nshimye imana kuba ameze neza kandi hari na benshi ubuzima bwabo bwarangiye ko ntabwo burangiye banyorosheje bagiye busizo barukire mu mahoro urumva so guys ndishimye cyane abankunda ihangane ngo uhamagare mu kanya ndaje ndi mu kiganiro so kuba navutse bikesha Allah ubundi imana niyo yambaye urambwiye ngo uri mu kiganiro kandi bari kuvuga ngo turaje ari kumbaza niba twaje niba wari uhamagaye nanjye niba wahamagaye urumva ndishimye imana kandi igihe moment k'abazima urumva kandi bitabese kamusubiza abantu bankunda nanjye ndabakunda kandi n'abatankunda ubwo muracyari bizi ntabwo murarya numara kurya uzankunda kuko n'ubundi se ko nataye iwanyu ijambo rero ry'umunsi nabwira umwana wavutse guys mujye mwishimira iterambere ryacu natwe twishimire iryanyu then ubuzima bukomeze niyo ntera imbere utaratera imbere nzakuzamura nutera imbere naratera imbere uzanzamura so happy birthday to me
nawe niba unkunda ubimbwire gusa tugiye mfite kamwitana Okay. So turumva uyu munsi ari umunsi wawe w'amavuko kandi biradushimishije nta nansi kubivuga utarabyivugira. By the way, happy birthday to you. thank you Cyangwa tubimanuke munsi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Simi. Happy birthday to you. Ugira umunsi mwiza w'isabukuru wavutseho. Ugira umunsi mwiza w'isabukuru nziza. ku mutima niyo yabaririmba nabi cyangwa neza thank you so much. Yes, ubwo turizera ko abakunzi ba Lifetime TV umaje kubahereza ukuri kandi umaje kubabwira uko bigenze n'ukuntu uri kwiyumva kuri uyu munota no kuba bana kwifuriza isabukuru nziza. Nta bya mirengo basabye, nta kindi kintu bakeneyeho, ubakeneyeho inama n'inyunganizi kuri uyu munsi bakanakwifuriza isabukuru nziza cyane kuri ba bantu bawe ba hafi bakandokando na ba bandi b'inshuti zawe zisanzwe na bamwe bose mbese uze kubabwira ati uyu munsi ni uwanjye, sibyo? Kandi bicare babizi bakwifuriza umunsi mukuru, sibyo? Yes sir. Hari icyo ufite wongera kubabwira? Nabwira ndabakunda cyane kandi mbundi abafite gift muzime. I'm joking. Senya nimba ubona ibiri. Ne yaba iyi nama. Ne yaba ari yo kumbwira cyangwa kanandirimbira. Nayo ndayishimira. Harya ubu munsi ntabwo uri bugure. uzi ikintu yarampamagariye muri Ipo. So guys, nibirabwira kandi umuntu wanjye mukunda abenshi murankunda n'abanyangana bazi ako bungude niwe ndi kubwira n'abankunda niwe ndi kubwira bishinze gase niwe so guys umwifuriza isabukuru nziza n'PSMS turakenewe. Mbo turizera ko bari buze kubigukorera kandi abakunzi bacu tumaje kugira bamaje kuba umuryango mugari kandi turizera ko bari buze kubigukorera. Turabashimira guys, appreciate. Happy birthday to you. thank you. happy birthday to you. Thank you. Kirao Bo gira amagambo abiri. Gisiko mudashaka ko mubwira ariko. Okay, gira icyo niyo mpamvu nayo nkubwira ati gira amagambo abiri mbere yuko kiyavuga maze tugihere kuri mama Drip agira icyakubwira kivuye ku mutima kuri uyu munsi wawe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Enjoy your day. Akavuga ikinyarwanda da. Isabukuru nziza. Imana haze kwifuza kwawe usagire ku bwinshi wifuza. Uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwa benshi uretse ko hari n'abigize batanje ariko ndabizi ko bicuza ubu. So uri umuntu w'ingenzi, uri umuntu buri muntu wese yakwifuje kumenyana nawe kuko uri no stress hora imereye neza nta bintu by'ubupresha Ngo nta kibazo ukunda kwitera. Okay. Kugira ukuri ari umuntu mwiza kabisa. Abantu bose baziranye nawe namugisha kuba bagufite. I am blessed to have so guys, muvuze sinasoza kuvuga isabukuru nziza uw'agaciro w'igikundiro. God bless you. ndagushimiye cyane ni byiza guharanira nawe kandi ndabyishimiye cyane nanjye ni byiza kugira kandi byifuje nawe Imana izabikore. Thank you. One love. One love. That's your friend. Yes, nkuko mama Drip amaje kukwifuriza isabukuru nziza ageze n'amagambo akubwiye gukoza ahantu.
ari gukoza ahantu nabibonye nuko gusa yire naze guhita nivanga mu bintu ariko nabibonye bo by the way duhere ku wavutse uno munsi hari ikintu ufite ushaka kubwira abakunzi bawe cyangwa se abakunzi ba Lifetime TV amagambo abiri tugira tugana ku musozo kuko ndi kwihuta hari ibintu byinshi ndi kwirukankiramo ariko nanze kugira ati tukunyureho tubanze tubwira abakunzi ba Lifetime TV ko wavutse uno munsi oyitumera amenyo guys ndabakunda cyane kandi abantu bose bavutse ku munsi w'Imana Imana amaze kwifuza kwanyu mutaravuka mpamvu wavutse uyu munsi ndabizi neza ko abaye muri celebrate hari abatari celebrate ako nyine uko waba umeze kose uko waba ukenye kose cyangwa ukize kose wishimire ko wavutse gusa ubundi ibintu byose bigirwa n'Imana kandi kuba uri kuzamuka ukora niko n'ibintu byawe byose bizagenda neza sawa guys ndabakunda cyane abihebye Imana iri kumwe namwe abari kumwe n'Imana namwe mwifuriza kubana n'abandi so guys love you. So guys, ngenda bashimira kubwa buri kimwe mukomeze mukore subscribe, share and comment. Ndasuza Shani na Serine bashaka kubibyamamara. Arangije? Yes, turizera ko abakunzi ba Lifetime TV mubonye ko uyu munsi ari umunsi umwana w'umukobwa yavutse. Uyu munsi nibwo yabonye amahirwe yo gukora happy birthday kuri we kandi turizera ko twese turi buze kuyimwifuriza udutima hejuru utunyobwa hejuru n'iki tumwifuriza umunsi mukuru w'amavuko kandi tubasaba ngo mugumye kumuba hafi kuri uyu mugoroba cyangwa se uyu munsi. Bo tunababwira ati abakunzi ba Lifetime TV akaryoha nakagaruka reka turegarukira aha kubera ko tugiye kujya mu butundi tuntu kandi turizera ko muzaguma kubana natwe. Reka tubabwira ati ciao ciao, hasta vista, shalom shalom, bye bye. Bye.